Icyapa no people komimi style bisanzwe nabwiye ko nzajya mbageza ibintu biri trend cyangwa se ibintu bigenda bivugwa mu isi ya none. So murabizi ko mu misi ishize mu Rwanda aribwo havuzwe inkundura cyangwa se inkuru nyinshi zagarukaga ku cyo bita monetization cyangwa se mu cyo bita gukorera amafaranga biciye kuri social media. So iki gihe bavugaga yuko ngo mu Rwanda aba content creator cyangwa se abasanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga babigize umwuga bagenda bakreatinga inkuru zitandukanye bakabaye bazibyaza umusaruro maze bakaza kuba bagenda babona amafaranga mu buryo butandukanye kandi bayakuye kuri social media. So ikitwa abahanzi rero cyangwa se abitwa ibyamamare muri rusange n'abantu bagiye bagarukaho cyane bavuga yuko ngo ubu ngubu basigaye barihaye ibintu byo kuba bajya kuri social media cyangwa bakajya kuri za live, ndavuga nko kuri TikTok, ku ma Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakagenda barushaho ngo kwaka amafaranga cyangwa se ibyo bita ngo gift. Murabizi abantu bakoresha social media cyane, especially abantu bakoresha TikTok cyangwa se Instagram, murabizi yuko hari icyo bita ngo ni live, aho ukora live maze ukagenda uhabwa impano zitandukanye n'abantu bagukurikira. So abahanzi nyarwanda rero bakurikira batandukanye bagiye bashyirwa mu majwi menshi, bavuga yuko ngo basigaye baradukanye umuco wo kujya gusabiriza cyangwa se kugenda baka abafana babo amafaranga cyangwa se amagift aturutse kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ese wowe urabyemera? Ese wowe wemeranya n'ababloga cyangwa se aba big influencer bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda bagenda bavuga yuko ngo ibi ngibi bidakwiriye abahanzi b'abanyarwanda? So abahanzi rero batandukanye bagiye bashyirwa mu majwi, bivuga yuko ngo basigaye bajya ku ma live kandi ngari ba public figure cyangwa se ba bantu b'ibyamamare badakwiye kugaragara aho ahabonetse hose. So abahanzi rero b'abanyarwanda ubwo barashyize mu majwi uwo bita ngo ni Bruce Melody, baza kuba bavuga ko bita Juno Kizigenza, baza kuba bavuga uwo bita Bushali, baza kuba bavuga uwo bita Chris Easy, ndetse baza kuba bagenda bavuga n'uwo bita yampano ndetse n'ibindi byamamare bikomeye muri cinema cyangwa se mu mwuga wo gukina amafilimi ndetse n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga. So ikintu kiri kwibazwa n'abantu benshi, ese koko umuhanzi ukomeye cyangwa se umu public figure, ndavuga babahanzi b'abantu bavuga rikijyana mu gihugu, se kuba bajya kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram bakaza kugenda baka gift cyangwa se bagenda baka n'impano abakunzi babo cyangwa se abafana babo, ese ibi bintu byaba ari ikosa ku muhanzi ukomeye mu Rwanda cyangwa se byaba ari igitangaza kuba yababona umuhanzi cyangwa se icyamamare runaka kiri kuri Instagram cyangwa kuri TikTok kiri kugenda cyaka impano abafana babo? So abantu bakurikirana kandi ibijyanye n'imiziki y'u Rwanda bavuga yuko ngo ibi ngibi bitahesha icyubahiro cyangwa se bidahasha ikuzo umuhanzi w'icyamamare kumubona ari kuri live kuri TikTok agenda yaka impano, dore yuko ngo bigoranye kuba wabona umuhanzi wundi wo mu bindi bihugu ngo ari kuri Instagram yaka ngagatima cyangwa yaka akandi gift kaba kagaragara kuri TikTok. So ibi rero bakaba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se ababloga bavuga yuko ngo ibi ngibi bituma umuhanzi asuzugurwa ndetse bikaza gutuma umuhanzi icyizere bamugiriraga cyangwa se uburyo bamubonagamo atari ko bamubona, bavuga yuko ngo bicisha amazi umuhanzi. Ese wewe waba ari kubyemera cyangwa ni bya bindi by'ababloga bakora bagira ngo barushaho kuvugwa cyangwa se barushaho gukreatinga inkuru zitandukanye? So ibi kandi bije nyuma yaho mu Rwanda bigaragaye yuko abahanzi bose cyangwa se ikitwa icyamamare cyose gisigaye kirirwa kuri live, ngo kuva mu gitondo cyangwa se amasaha menshi ukabona umuhanzi yanze kujya muri studio cyangwa se yanze kujya ibindi bintu akora maze akaba yibereye kuri live igihe kinini agenda yisabira impano abamukurikira. So bivuze yuko ngo kandi ngo murabizi yuko iyo umuntu ngari kuri live umuntu wese atanga comment maze ngo bikagenda bigaragara yuko ngo ko hari abafana bubahuka abo bahanzi bakagenda babasubiza mu magambo cyangwa se bababaza ibintu umuhanzi atakabaye abarizwa kuri live cyangwa se bakaba bagenda barushaho kubasuzugura bitewe nuko ngo biba bigaragara yuko abahanzi bari gusabiriza. Ese ibi bintu wowe uyo uri kubibona cyangwa se kumva yuko umuhanzi ufite ibihumbi birenga 600 kuri TikTok ari gukora live maze n'undi mwana ufite abantu 800 cyangwa se igihumbi murabizi ko aribo umuntu ashaka gukora live kuri TikTok aribo aba yemerewe kugira ngo atangire gukora live. Bivuga yuko ngo kubona umuntu ufite abantu followers igihumbi ari gukora live yaka umutima maze akaza kubana n'uwo bita Bruce Melody cyangwa Chris Easy cyangwa Bushali cyangwa Juno Kizigenza ndetse n'ikindi cyamamare gikomeye mu Rwanda nacyo kiri kwaka agatima ngari ibintu babigaragara yuko abitagahisha agaciro uwo muhanzi.
So guys, gusa nanone ngo nago bano bahanzi bagenda bashyirwa mu majwi nago bemeranywa n'ibi ngibi bigenda bivugwa n'abantu benshi, dore yuko ngo bavuga yuko ahubwo ngo kuba ufite aba followers benshi ku mbuga nkoranyambaga zawe ari uburyo bwiza bwo gukora communication cyangwa se kugenda urushaho kumenyekanisha ibihangano byawe, dore yuko ngo ni urubuga rwiza rwo kuba wahita ahubwo ugeraho ku bafana bawe ukagenda batangariza imishinga yawe ufite ndetse n'ibindi bintu ubategurira kuzabahereza bidakwiye kuba wajya kureba abanyamakuru cyangwa se kujya ku bitangazamakuru, dore yuko ngo uba ufite aba followers benshi kandi byoroshye kuba uhita ubageraho bitakwiye kujya kwirwa winginga abanyamakuru, dore yuko ngo n'abanyamakuru bwabo hari igihe bagorana kuba bahereza abastar cyangwa se abahanzi cyangwa se aba cinema cyangwa se abandi bantu bakora ibintu bijyanye n'imyidagaduro kuba babahereza umwanya ku bitangazamakuru baba barimo sometimes, dore yuko ngo babasaba no kubishyura cyangwa se kugira ngo babashe kuba bagira interview bagenda babahereza bakagenda babaka amafaranga. So ngo rero ngo iyo umu content creator muri aba bantu bakomeye afite aba followers benshi, ngo kuba yajya kuri live agakora live akagenda arushaho kugenda aganira n'abafana be, ngo babona yuko ngo nta gisebo cyaba kirimo ndetse ari uburyo bwiza bwo kugenda burushaho kumenyekanisha ibihangano byabo. So ese wowe koko nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, nk'umuntu ukoresha social media, ese ubona koko bikwiye ko abahanzi b'u Rwanda cyangwa se bino twita ibyamamare byo mu Rwanda byakwiye kuba bijya kuri live bikagenda byaka ama gift atandukanye? So gusa kandi nanone ku rundi ruhande nk'uko bigaragara muri minsi ikintu cyitwa imbuga nkoranyambaga nicyo kintu gisigaye cyinjiza amafaranga menshi, dore yuko hari umu content creator umwe mu gihugu cya Nigeria yigeze gukora live aza kuba akoreraho amafaranga arenga miliyoni 500 umunsi umwe, cyangwa se nta nubwo umunsi wageze ahubwo ni iminota mike yaragiye kuri live maze aza kuba agenda amafaranga ayakorera biturutse muri izo gift bagendaga bamuhereza, ari nayo mpamvu ubona yuko abahanzi bo mu Rwanda nabo batangiye kubyinjira. Ubundi kugira ngo umuntu aguhereze gift kuri TikTok, kuguhereza gift bisobanuye yuko aguhaye amafaranga, niyo mpamvu rero ubona abahanzi benshi bari kugenda binjira muri live za TikTok, akaba ari no mpamvu ubona ababloga benshi batangiye kugenda babarwanya. So icyo ngusaba we kuri subscribe, kuri comment, kuri share nimba koko wemera yuko bino bintu byakora live kuri TikTok abasani bo mu Rwanda bakagenda babikora, bamwe bashinzwe ko ari ukwisuzuguza. Ese wowe urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? This is One Step Show.